10 bese bimenye ninjye Big Miss naje ninjye best rapper ninjye king rapper naje sinari nje kuwapa sinari nje gukina naje Big Miss yaje munege amatwi mureke kuntega umunwa muntega iminsi kora hit rimwe ntago gisubira nzanye evolution impinzura amatwa inabahaye imyaka 2 ntacyo mwigeze muyimaza burya mbona mukora nk'isabune step by step uko niko tugafata nta rutugu rwakuza ngo rusumbe ijosi iyo rubigerageje ruravurika Babylon burya ni reka shaje uzaguma mu rugo zararangiye zisigaye kuba nyonze. Aha none se udafite akazi ukwiye kuguma mu rugo kandi ubu akazi bamwe karapfuye se kongera gufunda akazi bari ibintu bigoye n'amafaranga nayo bari ibibazo gusa nawe ufite ikibazo cy'akazi mbona ukeye gutyo abantu mukeye nkamwe ufite ikibazo amafaranga yarabuze none ubu turi gukora ntabwo muri gukora ntabwo umupaka wa Kongo urafunze mwenda umuntu wari kuzajya ajya akajya kuzana y'ibyo bitenge nabyo ntabwo ubwo se ndabona wewe ukesha ntabwo zitwebwe na bodaboda zaracitse ukagira ngo ibintu bari ibibazo ahubwo tuve mu rwenya none se ko nashakaga amafaranga ni ukubona ndi beneri nisi ndabona umeze neza ibisuko bimeze fureshe ndi kubona utwika ibindi bintu zabyihorera usa neza se katari ko ufitemo imbere ngareka manzi njye ko yarimo ndabona amafaranga ndari mbega ibyishimo ubu ngiye kubona amafaranga ariko abasore muri iyi minsi mana we barasekeje cyane rwose usa ari kubona ndi umuntu urwaye amafaranga ubwo nanjye naje nambaye bodaboda naje nambaye igitenge ntabwo azi ko ndi kuri style mana yanjye nagire vuba yazana ubundi mutenya no kwa Claude mbega uburyohe ngiye kubona amafaranga ndahita njya kugura urukweto ntegereze ndahita mbona inkweto ari mbonye natinze ntabwo utinze cyane ariko wari utinze nari ntinze ukoresha kuba muvuga buhoro mwahinnye amajwi bajya muvuga tukabumva muvuga cyane n'ubu ego nese ubijwi ryarengangaha reka niyo majwi tuba dufite none njye ko mba navuze n'uri kura kanyuma none se abantu ntabwo bagira amajwi angana hari abagira amajwi maremare hari abagira aringaniye hari n'abagira amajwi magufi kuko ubu ngubu ngukunda sibyo ndi umuntu ngukunda ngiye kugenda kubera ko ngukunda nguha amafaranga pe nkwira amafaranga n'ibintu birangiye aguha amafaranga ntabwo nayaguha yose ariko nayo ni amafaranga bwakira gusa ndakuramo iki koko yonyine gusa aha ngaha bahita ngo iki gusa amafaranga 1000 aramaririza 1000 gusa 1000 ntuzi uko ni amafaranga make y'amafaranga aya mafaranga rwose ni make gusa ni amazi gusa atavamo n'icyayi kimpagije icyayi uracyarya 1000 gusa ubundi hari n'umuntu uriye 1000 akanywa icyayi cy'1000 bigashoboka 1000 cyonyine ubwacyo ntabwo cyampaza ubwo uri kumva nimara kugushyira mu rugo udahazwa n'icyayi cy'1000 cya mu gitondo ubwo saa sita uzaza urarya amafaranga angahe ibuze nk'ibihumbi 5 we 5 saa sita ubwo nijoro urya angahe umuntu gusa akwiye kurya nk'ibihumbi 5 nimugoroba akagira 15 ubwo se ibihumbi mu gitondo byibuze amacyane ni 3 ya mu gitondo ibihumbi 3 ibihumbi 5 bikaba ibihumbi bingahe 8 ibihumbi 15 bikaba ibihumbi bingahe 28 mu nda y'umuntu ego ko ese ni menshi shani ngatekereza umaze kubyara
umva sha niyo waba uri perezida ntabwo ayo mafaranga wayabona ugenda ugabanya ujye kuri regime byibuze ujye urinywera icyayi cy'amafaranga 50 mu gitondo igiceri saa sita urire amafaranga 200 ibiceri bibiri nijoro urire igiceri cy'ijana wenda n'ibinagurenzaho ushireho 50 aya mafaranga ntabwo njye nazayabona ego mana rero ngakira amafaranga yawe usanga yamarira aya amafaranga yanjye ukabura yanjye ngenda ndabona ayandi none ntabwo uzi ko nari nsigaye ndi no kurira amafaranga y'iwanjye sha kambe ndanayabika nari nsigaye ndimo ndanarira ng'amafaranga azi ng'amafaranga tuba twayakuyeho kugira ngo aze arimo gusakuza nagende nzashaka n'abandi bakobwa ariko sera ubundi igihumbi ko nyanze ngeze kwa kuroda kayanyima noneho ho nabigira gute aha wange 5 gatora 10 usindagira gute ariko reka nsubireho nayo yamwe ninjya no kwa kuroda kamuyandi ndabangwije amafaranga araza ajya mu yandi ariko umuntu wanze amafaranga y'iwanjye so n'akazi kiwe yabinde cyane napfa kuyama ndashaka iki nipfa kuma amafaranga inzungu ubu ngubu ugeze iwanyu uje kumara iki amafaranga nayakoresheje yepfa kuma yo wari umuhaye cyangwa ari munsi yayo nyine ko kujya kukoresha abantu mujya munsi mbega ubwo ntari munsi yayo wanze amafaranga menshi usaka ari munsi yayo nuko nsanze ibyo nashaka n'undi ntapfa kuyabona cyangwa isubire nimba wanze makenya ukaba ushaka n'ari munsi yayo usubireyo aho wari ugiye uyakure nyine nakazaza muraza gusaba amafaranga y'ubusa. Hello my boys my girls kuko turi quit turi fresh turi quit turatwimeze turi byose turi quit navuga uti ngo uri quit sako nta muntu ushobora kubareba video zacu utari umuntu uri quit nyine sako ngumbereka ukuntu uzamuragera mudukurikira kuri mudukurikira kuri YouTube channel uzamuradukurikira kuri Instagram turahari kuri Facebook turahabaye cyane no kuri Twitter turahari no kuvuga rwa Lucky nawe ushobora kuba dukurikira uzora video twacu bese ko zurabireba neza kandi cyane ubikunze ushobora kuzora dukurikira kuri Instagram yacu uri kuyibona hano ni Big News nkuko ubibonye hano ushobora no kuba dukurikira kuvuga rwa Lucky nako ni hano narwo ni Big News no kuri page yacu bakwaye kurikira nayo page yacu nayo ni hano page yacu ya Facebook nayo wayikurikira ni hano nayo ni Big News ariko kuri Instagram ni Big News ukongera ijambo rimwe ry'umubare ukadukurikirana thanks turabakunda kandi na subscribe aho hasi hose muzo dukurikirana uko duhora tubakunda thanks murakoze.